ntucikwe n'ikiganiro Youth Today. Kuno rwa mu mashuri aho rubera ingutu cyangwa se ruvunira abahungu no kuvuga ngo umukobwa kenshi araza akakubwira sheri ndashaka umusatsi urabona birajagaraye n'inkweto zacitse vraiment nawe ugomba kunyitaho nk'umuntu dukundana kandi we n'umutipe nawe n'ubundi aracyasaba iwabo urukweto. Ese abakobwa b'iki gihe baracyakura akaka nka ji ya 6 ara muri City Tower zirari sanga niba ari nk'inkoko y'ibihumbi 15 yashyizeho na ji ya simiri ubwo se wowe tumwiki wowe tumbwira ati sheri ndahaze navuye mu rugo ndiye uba warangiye ugomba kumwaka nyine niba afite akazi kanakomeye kamukura bigaragara ubwo yashobora kwaka ikintu ngo nta muhwe mugira rwose nta muhwe nyine nawe wamugira bro tukubwiza ukuri ninde watsohokanye n'umukobwa nk'uwo kabone yatsi ibintu dafite amafaranga sigara mu gikoni. Abasore bo b'ikige ntibakirarira barirarira baranatira benshi twamaze kubamenya nekereza ko nta kintu gitangaje abahungu benshi barambarana rimwe ugasanga yambaye urukweto rwa mugenzi we juste kujya kwemeza muzi uko muri natwe tuzabakunda uko muri.